byajyana n'ibyifuzo by'uwo mugiye gushakana agusaba. Umuntu ushobora kukubwira ngo muryamane, njyewe ndi umukobwa, ndamutse ndi umukobwa, ni ikimenyetso cya mbere cy'uko afite irari, cy'uko amfitiye irari. Icyo kintu cyo kundarikira ngo turyamane tutarabana, nshobora gushyiraho point d'interrogation, ngatangira kugira amakenga hakiri kare. Hakiri ko ibyo bintu bishobora kuba defu, ushobora kubwira umuntu bikarangira kubenza muri fiançailles. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye gutakaza umuntu wakunze. Kamara ntabwo ari uwo nguwo. Kandi iyo akwanze nacyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko atari uwawe. Kuko n'ubundi iyo mwari kuzabana ibyo bikomere, ntabwo yakwangira icyo kintu. Ibyiza ni ukubivuga kuruta kubiceceka. Iyo mubicecetse bigira ingaruka kuruta kubivuga, kuko kubivuga bitoko n'umugore wawe ninde ufite agaciro ka mbere mu buzima bwawe. Okay, ubusanzwe turabizi twese kubavuga ngo kabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko Imana yavuze ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, ikamuremera umugore yari bizi ko na nyina hari, kandi ikavuga ngo icyo kizatuma usiga so na nyoko, ugasanga ukajya kubana n'umugore wawe akarama. Icyo rero kigaragaza ko iyo umaze gukora engagement yo gushaka, uwo muntu mugiye gushakana ararusha nyoko agaciro. Turabashimiye cyane mwese badukurikira kuri Noah Talk TV, ikiganiro mu mpamba y'ubuzima. Tubashimiye ko mudukurikira, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ntabwo mumbona kuri screen za telefoni cyangwa za TV zanyu izo mukoresha. Dufite umutumirwa, ni umushumba w'itorero, ni umubyeyi. Reka tutizimbye mu magambo, tumuhe umwanya atwibwire, asuhuze n'abakurikira iyi channel. Murakoze cyane kuduha umwanya, turabashimira kandi turaramutsa abantu bose badukurikiye kuri iyi channel. Nitwa Pastor Claude Muhire cyangwa se Claude Muhire, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Nkaba nyoboye itorero ryitwa Philadelphia Church of Christ, ribarizwa hano Nyamavira. Urakoze. Ku badukurikiye bataba muri Kenya, Nyamavira ni agace kaboneka aho bita Kayole muri Nairobi. Turagushimiye mushumba kuba witabiriye ubutumire bwacu. Urakoze. Uri umushumba, kandi kuba umushumba ni ukuvuga ngo umuntu aba yarabaye umunyeshuri akageraho naho umwarimu. None watubwiraho gato ku nzira yawe y'agakiza, uko wakijijwe bikagera naho uba umushumba, watubwiraho gato? Murakoze cyane, nta wareka gutanga ubuhamya ku bijyanye n'uko yakiriye agakiza. Ubusanzwe mvuka mu gihugu cya Kongo, mu burasirazuba bw'icyo gihugu niho tuvuka, muri Nord Kivu. Navuyeyo ndi umugaturika, tuza mu Rwanda muri 1994, mu kwezi kwa 8 niho nageze mu Rwanda. Kugeza icyo gihe cyose nari umugaturika, ariko nza guhura na Yesu ndi umunyeshuri niga muri secondaire, niho Yesu yanyiyeretse niga mu ishuri. Nza kuba umurokore, ariko ntago nabakundaga, sinakundaga abarokore, ariko naje kwisanga nyine nabaye we. Ariko nagira ubuntu na Yesu. Muri make nabatijwe muri 1995, tariki 25 z'ukwezi kwa 5, 1995 niho nabatijwe. Batirizwa muri paruwasi ya Mukamira mu itorero rya ADPR. Urugendo rwanjye rero rwarakomeje, naje kuza kugirirwa icyizere kuko byari ibihe by'intambara y'abacengezi. Ngirirwa ubuntu nyine bwo guhabwa kuyobora korali, ntangira kuyobora korali. Nyuma y'umwaka baza kunsengera ku budiyakoni ndi umusore. Hashize umwaka noherezwa ku mashuri ya Bibiliya, ndangiza imyaka 6 y'amashuri ya Bibiliya, ariko bikorana n'amashuri asanzwe ya leta. Ndangiza rero mu mashuri nyine navuga ngo ni sciences humaines, amashuri ya theology. Nyuma yaho naje gukora ubukwe muri 2006, nza kubukorana n'umudamu wanjye nyine mfite ubu witwa Kanyange Alexia. Hanyuma naje gusengerwa ku bupastere mu itorero rya ADPR muri 2008. 2013 nibwo
nahawe inshingano zo kuyobora paruwase. Nayoboye paruwase muri ADPR zigera muri 5, 3 mu karere ka Nyabihu, paruwasi imwe muri Rubavu ya Mbuga Ngari, ndetse na paruwasi imwe muri Rutsiro. Ndasuhuza abo bose rero bashobora kuzareba iki kiganiro, abakristo bo muri paruwase ya Jenda, muri Rurengeri na Kora na Mbuga Ngari, ndetse no muri Buhoko hagana ku mazi. Abo bakristo bose bazakurikira ikiganiro urabasuje cyane rya Yesu. Amen, amen. Naho gukizwa byo ni urugendo, nta ukizwa rimwe, gukizwa ni urugendo, ni process. Ni process. Urakoze cyane mushumba kuduha introduction. Icyo ni nacyo kiduhamiriza yuko ufite byinshi Imana yagushizemo, wabasha kutuganiza, wabasha kungura abakurikira ino channel. Rero tuguhaye kazi. Urakoze cyane. Rero mbere yuko tujya mu bindi tuvuga ku ngingo n'indi nsanganyamatsiko, nasaba ugatangira uturagiza Imana kujya dukomeze n'izindi gahunda. Murakoze cyane. Katwubaha Imana dusenge. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose, tugushimiye umunsi udasanzwe uduhaye. Turagushimira cyane kuko uduhaye imbaraga zo kubyuka, tukabyukana ubuzima. Hari benshi bamaze kugera cecekerwa ariko twe turiho. Ibyo byose turabiguhimbariza, uhabwe icyubahiro. Tukweretse iki kiganiro, turakwinginze kugira ngo bane natwe, ube hagati yacu, kandi urinde akanwa kacu kuvuga ibigoramye, duhe kuvuga ibifasha abantu n'abafasha bafite ibibazo, kandi umwuka w'Imana tumurikire muri iki kiganiro. Urakoze cyane kuko ibyo byose uri bubikore, ndetse ukabikorera kwihesha icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Turagushimiye mushumba, turagusaba kongera ijwi kugira ngo nyine abadukurikira bazumve ijwi rikarite. Hano kuri Noah Talk TV twibanda cyane ibiganiro byinshi dukora, hafi 80% twibanda cyane ku ngo. Kubera iki ingo? Ingo niwo mushinga watangijwe n'Imana, utangirizwa muri Edeni, ubwo Imana yabonye ko umuntu atabaho wenyine, umugabo imuremera umufasha umukwiriye. Ariko muri no minsi nizo zigeramiwe ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko muri 2025 ubushakashatsi bwakozwe, divorce zari 4,479, 41% zari divorce za couple zitamaze imyaka 10 zigize ute zibanye. Gusenyuka kw'ingo biri ku rwego rwo hejuru mu mujyi wa Kigali, aho biri ku rwego rwo hasi mu gihugu, mu mujyi, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ndavuga za Ruhengeri, abantu barabyumva. Ingo zirageramiwe mushumba. Yego. Kandi ingo zigeramiwe harimo iz'abakristu n'iz'abapagani. Ni muri urwo rwego twagutumiye kugira ngo utuganirize ku kibazo cy'ingo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kandi burimbutse buzire kugite kutamenya. Wowe ni icyo wavuga ku ngo muri make, nk'uko ubyumva ku ngo nk'umushumba washumbye imyaka myinshi, kuva 2013 wasengeye 2008 kugeza uyu munsi urimo urumva harimo imyaka igera muri 14, 15. N'icyo wavuga ku ngo kuri experience ufiteho? Murakoze cyane, turabashimiye. Reka twongerejwe nk'uko mwabivuze. Ubusanzwe nk'uko mubivuze, urugo ni umushinga watangijwe n'Imana koko. Muri make ni ukuvuga ngo urugo rubayeho ku bw'itegeko ry'Imana. Baba ari abasenga cyangwa ari abadasenga, bose ni umushinga w'Imana. Ikintu navuga rero ku bijyanye na experience mfite, ikintu cya mbere ni uko niba hari Imana, tunabwirwa ko hari na Satani. Ni ukuvuga ngo Imana ifite muri plani zayo ko ingo zibaho zishimye, cyane ko ubundi mu kintu Imana yaremeye umugore imuremera umugabo, ko ari kugira ngo umugabo yishime, abe hanezerewe. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Uko rero kumuremera undi ni ukuvuga ngo mu mpamvu zituma urugo rubaho cyangwa mu mpamvu zituma umuntu ashaka, harimo no kwishima. Rero hari Satani ukora akontrediza iby'Imana yakoze. Ni ukuvuga ngo niba Imana ishaka kubaka ingo, hari na Satani ushaka kuzisenya. Rero nawe agira uruhare cyane, nubwo abantu bagira impamvu nyinshi zituma
basenya ingo rimwe banabishatse babigizemo uruhare ariko na Satani ntabwo twamwirengagiza. Na Satani nawe babirimo. Umuryango ni ikintu gikomeye cyane ku rwego na leta y'u Rwanda mu itegeko nshinga itangira ivuga ngo ishingiro ry'igihugu ni umuryango. Cyane rwose. Byaba n'itorererega ishingiro ryawo ni ukuvuga ngo itorero ntabwo ryabaho ingo zitariho neza. Kugira ngo itorero ribeho n'umushumba uriyoboye avuga ati koko mfite itorero nuko mu rugo ingo ziba zibanye neza. Ndetse mu bikintu cyariye Imana na mbere yo kurema itorero yabanje kurema umuryango. Noneho nyuma yaho ikagera aza kubasura bigahinduka itorero. Nayo iravuga ngo hari ababiri batatu bivuze ngo umuntu umwe ntabwo yagira itorero. Rero kugira ngo uze kudufasha mushumba hari ibibazo tugiye kugenda udusobanurira wenda nshobora kuba atari njye ubyibaza ariko abadukurikira babyibaza cyangwa se n'undi muntu muri rusange abyibaza. Mu by'ukuri mbere yuko tugera ku rugo ni ryari kuko umuntu aravuga ni ryari umuntu amenya ko ageze igihe cyo gushinga urugo. Ni ryari mu buzima uzi ko umuntu aba umwana agakura ni ryari umuntu we yamenya nk'umwana w'umusore nk'inkumi iriho ubu ngubu idukurikira ni ryari yamenya ko ageze igihe cyo gushinga urugo. Murakoze cyane. Yenda turajya tugerageza kwifashisha yenda n'izindi ndimi mu rwego rwo kugira ngo yenda abashobora kumva izo ndimi bumve yenda icyo tugiye kuvuga. Ubundi mu isomo bita psychology cyangwa psychology yenda mu cyongereza kuvuga ngo hari icyo bita âge d'enfance ni ubwana. Hari n'icyo bita âge de puberté, hakaba na adolescence, hakaba na âge ya adulte. Kuvuga ngo igihe umuntu aba akwiriye gushaka ngo hari igihe cy'ubwana, hari igihe cy'ubwangavu, hakaba n'igihe cyo kuba umuntu akuze ageze muri iyo bavuze ngo ni âge d'adulte. Kuvuga ngo ni igihe cy'ubukure. Ni ukuvuga ngo muri âge d'adolescence ni ukuvuga ngo yenda no guhera ku myaka 12 kugeza kuri 18 ariko hari igihe ashobora kuyirenza bitewe yenda kuko abantu ntago bateye kimwe. Ni ukuvuga ngo kuri iyo myaka ni imyaka y'akajagari. Ariko iyo umuntu amaze kugera ku myaka 21 ni cya gihe umuntu aba agiye no gusoza yenda na kaminuza cyangwa yinjiyemo. Ibyo ari byo byose hari ibyemezo batangiye gufata. Yego ku buzima bwe. None icyo nicyo gihe cyanyacyo cyo kumuntu. Ubwo nari nshatse yenda nko gutangira yenda kwerekana igihe umuntu yumva atangiye guhitamo kuvuga ngo nzashakana nande, ni igihe aba yumva ko atangiye gufata ibyemezo byo kubaho byo kwibeshaho. Kuvuga ngo wabanaga n'ababyeyi bawe ariko urukwiyumva ko ukwiriye noneho kugira responsibility zawe ku buryo ushobora gufata ibyemezo ku buzima bwawe kandi ibyo byemezo tibigira ingaruka mbi. Kuvuga ngo mu Rwanda ubu ngubu imyaka y'ubukure yemerera umusore cyangwa umukobwa gushaka ni imyaka 21 urumva, ariko ishobora no kuba munsi ikaba 18 bitewe yenda n'ibibazo umuntu yahuye nabyo. None aho ngaho hari akabazo mpise ngira wenda nabo kare kari mu byo twateguye ariko ko hari igihe bavuga ngo iyo umuntu adakoresheje ubwo bwa adolescence ngo nyine abukoremo ibintu bibi ngo iyo amaze gukura ngo agira retour d'âge. Icyo kintu retour d'âge ishobora no kuza n'umuntu ashaje. Ishobora kuza, hari n'abasaza bagira retour d'âge. Hari uwo nahuye nawe yavuga yaryaga serera avuga ngo ntiyazibonye. Yego ngo ntiyazibonye. Hakabaho n'ubona abana b'abakobwa batambuza akavuga ati atuwansubiza muri cyagihe. Ni ukuvuga rero ngo umuntu umukobwa cyangwa umuhungu ntabwo yakagombye kwangiriza igihe cye ngo ni ukugira ngo yenda atazakicuza. Buri yaje yose Imana yayigeneye ibyo umuntu agomba gukoramo. Igihe cy'ubwana nk'uko twabivuze kuva umwana avutse ageze hanze hari ibintu akora kandi ibyo aba ari gukora nibyo bimudevelopa, ibyo bizamugira nyine uwazaba we. Ariko igihe cya adolescence cyangwa se cy'ubugimbi n'ubwangavu ni igihe umwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu aba akwiriye kwitabwaho cyane muri society abamo, haba mu itorero
cyangwa se mu gihugu cyangwa se mu muryango. Niyo mpamvu baba bagomba kuganirizwa kubera ko nicyo gihe cyo kwangiriza ubuzima bwabo. Niho benshi bajya mu biyobyabwenge, niho benshi bajya mu busambanyi kandi bakabujyamo batabizi. Rimwe na rimwe akaza kwicuza asanga hari ibintu nyine yakoze ariko atiyifuzaga ko yageramo. None ababikora birinda ko bazagira retour d'âge ngo batazabigarukamo nyuma, wababwira iki? Ubusanzwe retour d'âge se ubundi hari umuntu uyimenya atarayigeramo kandi yo ubundi retour d'âge birizana, bitangira kwizana ukajya wumva utangiye gusubira ibwana kandi ukuze cyangwa se ushaje, ariko nta muto ubu bizi ko azagera muri retour d'âge, nta ubu bizi. Murakoze cyane Mushumba, reka none urakoze kudusobanura kuri iyo ngingo. None umuntu ashobora gukererwa gushaka, ashobora gukererwa gushinga urugo cyangwa akarushinga kare? Yego, birashoboka. Umuntu akererwa iyo byagenze ute? Hari igihe bishobora kuba amahitamo y'umuntu, umuntu akaba ari ntacyo abuze, cyane cyane ariko ku bahungu, kuko nta mukobwa wihitiramo gushaka. Mu muco nyafurika cyangwa se mu muco nyarwanda ni ukuvuga ngo umukobwa ategereza umusore gukundwa, agategerezwa kubwirwa ko yakunzwe. Nta mukobwa ushobora kuvuga ngo nakerewe gushaka, anabivuze yabivuga ntabamwumva cyangwa akabibwira abo yizeye, ariko ntawe ubivuga ngo ajye ku karubanda avuga ati nakerewe gushaka. Ariko umuhungu birashoboka ko ashobora gukererwa gushaka bitewe n'amashuri, ashobora gukererwa gushaka bitewe n'ubuzima, akabona ibyatuma ashaka, kuko urugo ntabwo ari ikintu cyoroshye, si ikintu umuntu yirukira, si ikintu umuntu awubukira, ni ikintu umuntu ategura. Gushaka birategurwa, no gukunda birategurwa, ntabwo ari ikintu. Fiyansaye ni ikintu kitagomba kuba kirekire cyane, kitagomba no kuba kigufi, ariko ku buryo ubitegura ukamenya ngo uwo nakunze n'uyu sinzajya kumushakiraho abandi cyangwa sinzongera gukunda ubwa kabiri mvuga ko nibeshye. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora gukererwa gushaka bitewe yenda nuko iwabo banifite, akavuga ati reka mbanze nirire ku by'iwacu, cyangwa agakererwa gushaka bitewe nuko yenda abona ubuzima butabimwemerera. Ariko hari n'abakererwa gushaka kuko ibyo bashaka kuzabona mu rushako babibona bakiri abasore. Ako kantu kajya kabamo. Bibaho cyane. Hari abavuga ngo reka mbanze n'iy'ubusore, ugasanga nk'umuntu n'ubundi abakobwa asimburanya, icyaka mubatumye ajya mu rushako, n'ubundi akibona bitamugoye. None hari ingaruka bigira gutinda gushaka? Ntabwo byabura, ariko no gutinda gushaka bishobora no kugira n'inyungu, cyangwa gushaka kare bishobora kugira inyungu bikagira, nta kintu kitagira inconvenient cyangwa se avantage. Ingaruka nziza nimbi. Kuko gushaka kare bituma mubyara kare, Imana yabahaye urubyaro no kurera kare. Ariko kandi gushaka kare bishobora kugira ingaruka kubera ko yenda nta maturite y'icyo kintu, nta bukure muba mufite, ku buryo mushobora no kwisanga mwatangiye kugirana amakimbirane bitewe n'uko imyaka yanyu ntabwo ibemerera kumetiriza icyo kintu mwagiyemo. Wari uvuze ngo fiyansaye ntigomba gutinda, ntigomba no kuba ngufi. None nk'umwana w'umusore cyangwa w'inkumi ugukurikiye pasiteri, niyo nama wamugira cyangwa se n'utuntu dutatu yashingiraho koko ngo ahitemo uwo bazabana? Ukavuga utu tuntu dutatu n'udushingiraho niyo bitaba ari byose, ariko byibuze ibintu bitatu ubishingiyeho, uyu muzabana ashobora kuza, kuko ibintu byose bipfira muri fondasiyo. Umwana apfira mu iterura, umuntu yarambagije nabi binamuviramo kugira urugo rubi. None ibihe bintu bitatu nk'umwana w'umukobwa yashingiraho cyangwa w'umuhungu kugira ngo ahitemo uwo bazabana? Numva impamvu ni nyinshi cyane, ariko ku bijyanye yenda n'igihe cya fiyansaye, ubundi ntabwo cyakagombye kurenza imyaka 3. Kandi muri ya myaka 3 ubwo ni ukuvuga ngo umusore kuko cyane niwe ukunda gufata ibyemezo mu gihe biganisha kuri mariage, ni ukuvuga ngo ya myaka 3 aba ari imyaka yo kumenyana. Ariko icyo gihe guciye mu ijambo akamaro kambabwira abantu badukurikiye,
umukobwa afite urufunguzo kuri sex, yego, n'umuhungu nawe afite urufunguzo kuri mariage. yego, umuhungu atari yanzuye ko urugo rubaho, yego, ntibishoboka. ntago byashoboka. n'umukobwa nawe atanzuye yuko ibikorwa by'abakundanye bibaho, yego, ntibishoboka. uko nuko buri wese agomba kumenya imbaraga ze aho zigarukira. cyane rwose. komeza mushumba wari kutubwira ku bijyanye na fiançailles. yego, fiançailles ubundi yakagombye kuba hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3. iyo birenze hazamo n'abantu bo hanze bakajya mu matwi swati yenda y'umukobwa cyangwa y'umuhungu, bagatangira batese uyu muhungu aho ntiyakwanze, kubera ko byatinze kandi abantu barabizi ko mukundana. iyo bidatinze cyane mukifatira icyemezo biba byiza kuko muba mwararambagijanyije, kuko fiançailles ubundi ni ukumenyana. kumenyana kugenda mumenyana mu mico, ibintu bene nk'ibyo. none imico nk'itatu yego, umwana w'umusore yashingira ahita mu mukobwa. yego, ubundi umuhungu n'umukobwa ntabwo bakunda kimwe, urumva, nta nubwo bahitamo kimwe. ikintu cya mbere ku gitsina gabo uko Imana yaturemye, ikintu cya mbere dukunda apparence ibigaragara n'uburanga. yego, niyo umukobwa yaba iwabo badafite shinge na rugero, umuhungu ashobora kumukunda amukundiye uko ameze, uko ateye. uya ngo ubwiza bugeze umukobwa. ntabwo rero icyo wagihindura, ariko si abahungu bose nanone. ariko ku bijyanye n'imico rero ni ukuvuga ngo umuhungu, ubwo kubera ko ndi pasiteri, reka byoroshe umuhungu ukijijwe. umuhungu ukijijwe n'abadakijijwe ndabavuga. umuhungu ukijijwe akwiriye gushishoza cyane, ariko agashishoza asenga. buriya nta kintu na kimwe Imana ishobora kwima abantu bayishaka. igihe cyose ushaka kurambagiza, uba warahuye n'abakobwa benshi, uba warahuriye na bamwe ku mashuri, abandi mwaraturanye, abandi yenda muhurira mu kazi. icyo gihe biba bisaba kugira ngo urebe kuri ya apparence, bwa buranga bw'umukobwa, ariko urebe niba bwa buranga bw'inyuma n'imico y'imbere bishobora yenda guhura bikabyara umuntu muzima. ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora kwihutira uburanga ugasanga umukobwa afite imico mibi, imico y'uburara, urukumva, imico y'agasuzuguro, kandi usanga abahungu badakunda agasuzuguro. icyo gihe ukazatangira kwicuza. ibyiza rero iyo usenze ugira na critère ugenderaho, ugira ibintu ushobora gusaba Imana, kandi Imana ntabwo yanga n'umuntu ushobora kuyibwira ngo ndashaka umukobwa mwiza ariko ukijijwe, abona birabafite. none ikibazo mfite pasiteri, umuhungu ukijijwe birashoboka ko ashobora gukunda umukobwa udakijijwe? yani umuhungu uri bibaho kubera ko urukundo ntabwo rugira limite. none wabimugiramo inama? oya, ntabwo njye nabimugiramo inama, ariko yabishatse icyo ngewe namubaza nka pasiteri, namubaza niba bitazabangamira agakiza ke. kubera ko niba umuntu udakijijwe, ariko iyo tuvuga umuntu udakijijwe ni umuntu utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza. niwe tuvuga. umukobwa ukijijwe n'umuhungu ukijijwe, ese bemerewe kuba bagirana fiançailles cyangwa se dating n'undi muntu udakijijwe? ashobora kuba ava mu bisilamu, ava mu bahindu, cyangwa se atanizera n'Imana. ngewe ntateka naca aho ngaho, ariko sinagira inama umuhungu gushaka umukobwa udakijijwe, kuko umuntu udakijijwe Bibiliya ivuga ko ari umwijima, ukijijwe ni umucyo, kandi umucyo n'umwijima ntabwo bihura. ahubwo ngewe namugira inama yo kubanza kumubwiriza mbere yuko amubwira urukundo, akabanza akamubwiriza. none ko hari abakobwa bavamo nitugera mu rugo nzamuhindura? burya ibintu uteguye upanze mbere, hari igihe ushobora gusanga waribeshye, ahubwo umuntu akakubera igini, akakubera ishyano, kandi icyo gihe bikafekita agakiza, kandi nta n'igarura. ejo ugasanga wisanze ahubwo wa wundi w'umupaganiro waguhinduye. mu by'ukuri ikintu kiriho mbere y'uko uvuga ngo reka mbane n'umuntu nzamuhindure, gerageza ubanze ahinduke, noneho mubane yarahindutse. nibyo byaba byiza, niyo nama namugira. none mu bijyanye no kubaka urugo, urukundo rurahagije kugira ngo umuntu arushingireho
ashigiranwe n'undi kuko urukundo wavuze ko rutagira limite yego ariko ushobora no gukunda n'umuntu udafite kriteriya cyangwa se udafite ya miterere wari uratubwira ese urukundo nicyo kintu cyo rurahagije gusa kuko umwana w'umukobwa baravuga ati uriya muhungu nyamaze n'ikirarane ibiki n'ibiki ati genda mukunda mbese urukundo ruhagije gusa kugira ngo umuntu oya ntabwo ruhagije urukundo niyo fondasiyo nirwo rufatiro rwo kujya mu gushaka ariko ntabwo ari rwo rwonyine rushingiraho kuko n'inama z'ababyeyi zirakenewe cyangwa se n'inshuti ariko inshuti nziza atari inshuti mbi nazo zirakenewe. Ikindi cya kabiri hakenewe gushishoza kuko urukundo rushobora gukunda umuntu ariko ugasanga ibyo wowe ukeneye ntabwo rwari rwa rukundo gusa ukeneye umuntu uzakubaha ariko yenda wakunze aparanse y'inyuma ariko mugiye kugera mu rugo usanze ni wa muntu ukugangana wamubwira ngo nzanira kiriya gikombe akavuga ati wakizaniye ugasanga rero mutahatangiye sasa kuba amakimbirane kubera ko warakunze ariko hari ibyo utashishojemo. Ni byiza gushishoza, ni byiza kugira amakenga mu rukundo kuko baravuga ngo urukundo ni impumyi ariko ni impumyi ku muntu udashaka kureba. Niko bimeze. Murakoze cyane rero twari turi kuvuga ku buryo umuntu yategura kugira ngo yinjire muri mariage wenda twazana bigenda tubidevelopa tukabikoraho ibintu birambuye ariko reka tugere ku bageze mu ngo. Noneho tuvuge umuntu yageze mu rugo ko yarugezemo kose kugira ingaruka mu gusenya umuryango cyangwa kubaka. Yego birashoboka rwose, birashoboka ikinyuranyo cy'imyaka ariko byaterwa n'imyaka iyo ariyo. Urabona hari nk'umuntu umukobwa ufite imyaka 20 karongorwa n'umusore ufite imyaka 45 cyangwa 40. Icyo ni ikinyuranyo gikabije. Ikinyuranyo kidakabije n'imyaka 10. Umugabo kurusha umugore imyaka 10 ntacyo bitwara. Ariko iyo bigeze muri 20 bishobora kugira ingaruka. Haba harimo ingaruka kubera ko urumva umuntu watinze gushaka cyane cyane ku musore ni ukuvuga ngo please atinda gushaka yiyumva akwiriye kuba wenyine ku buryo iyo abanye n'undi aba yumva bisa naho bimubangamiye kuko yagize igihe kirekire cyane cyo kuba wenyine. Ibyo ubwo buzima rero arabukunda, arabumenyera akabukunda, noneho haza undi muntu witwa umugore rimwe na rimwe akajya yumva asa n'umuntu ubangamiwe. Aho ni kuri kote y'urusha undi myaka. Noneho urushwa imyaka ari we mugore ni ukuvuga ngo habamo ingaruka kuko akenera icyo bita keya. Umurusha imyaka myinshi akaba ni wa muntu gusa wishakira ubuzima, ushaka kugira amafaranga, mbese uri serious ukuntu wanukiwe washaririwe. Kandi ibitekerezo by'uwo muto umukuru akabifata nk'aho ari ubwana ari ibyo. Yego, noneho ugasanga umugore arifuza keya, arifuza ko umugabo baganira bakorana utuntu mbese twa tundi twa gisore, kujya kumusoma ku itama, umugabo akavuga ati ariko ibi bintu niyo wabikwigishije ati cyangwa uri indaya ati ibyo bintu ubyigirahe. Hanyuma rero ugasanga umugabo abangamirwa nuko umugore akeneye keya, hanyuma n'umugore nawe akabangamirwa nuko azikenera, agasanga umugabo yarashaririwe kubera gutinda mu gushaka. Bantu badukurikira mwumvishe ko ikinyuranyo byibuze cyizewe ari imyaka 10 kuko bijya bibaho ko wenda nk'umwana w'umukobwa kubera izindi nyungu cyangwa se kubera ko abo basore baba bakuze cyane cy'abagabo baba barubatse ubuzima ashobora kumukurikira ibyo ngibyo. None urabona umuntu ageze noneho mu rugo cyane cyane bavuga ko imyaka 5 ya mbere abantu babanye ari ibigoranye kuko bamenyana. Aba ex cyangwa se abantu bahoze bakundana nabo ngabo bari mu rugo bagira ingaruka n'uruhare mu muryango washinzwe. Ese byakirindwa gute? Abantu bakirinda kuko iyo tuvuze aba ex ntabwo ari abantu bahuye ngo bamenyana, ahubwo tuba tuvuze abantu bigeze gukundana n'abandi bakanaryama. Noneho abantu bakajya mu rugo bafite experience zitandukanye. Ese abantu bari mu rugo bafite ikibazo nk'icyo ngicyo bakakugeraho umushumba wabagira inama cyangwa umuntu uri kunyura muri ibyo bibazo bimeze nk'uko
Okay, ubundi gushaka nk'uko twabivuze ni engagement, ni icyemezo umuntu afata. Iyo ufashe icyemezo cyo kujya gushaka uba ufite n'izindi nshuti, kandi ntawashaka abagore babiri cyangwa batatu arafwa, ntabwo byakunda. Iyo uhisemo rero ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe ubugaye abantu bose mwabanye. Umuntu mwaryamanye icyo ni urundi rwego, kuko ubundi birazwi ko nta muntu ujya gushaka ngo akunde gushaka umuntu waryamanye n'undi, ariko bishobora kubaho utabihisemo. Iyo rero wisanze icyo kintu cyabaye kuri kote y'uwabikoze, agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ace umubano wa mu ex we. Ucibwa ute? Akorerwa deliverance? Oya, iyo migozi icirwa ute? Abigenza ikintu cya mbere, oya ntabwo ari ngombwa, si ngombwa pe. Ujya kwegera abashumba ari uko byarenze urugero. Ubundi ni icyemezo ufata, kandi ntabwo nyine kigoye, kubera ko ujya kwemera uwo muntu muzabana, umwemera ubizi ko hari abantu mwaryamanye nabo. Mu gihe rero wemeye ko ugiye gushakana n'uyu mugabo, noneho mukaba mumaze no kurushinga, ikintu ukora cyane cyane muri iki gihe cyacu cy'iterambere, ngewe nagira inama uyu mukobwa waryamanye n'undi musore ari we ex we, ko adekonekita ikintu cyose cyitwa umubano we mu buryo bavuganamo. Connection akayica, telefone byaba ngombwa, umuntu mwaryamanye bibaye ngombwa wasibana nimero ye ukayibloka. Muri murabyumva? Kubera ko kugira ngo uwo mwashakanye azamenye ko ufite n'umu ex, kuko ntawe ujya kuvuga ngo rega ngo mfite aba ex, ntawe ubivuga. Ariko bimenyekana iyo hari abandi bari bazi ko umufite, bakabwira uwo mwashakanye batariko urarya urimenge. Urarya urimenge, hari Yuda uri hariya, kandi barasubiranye bagenda bavuga. Icyo gihe rero umukobwa cyangwa umugabo, kuko n'umugabo birashoboka ko hari abakobwa yaryamanye nabo mbere, abakwiriye rwose kugira ngo bitazazana amakimbirane. None iyo byageze ku rwego biba biri mu mutwe we, noneho niyo yacu zo connection agahora batekereza yabigenza. Iyo rero ibyo ni possession, ni possession ni mbese ni nk'abadayimoni. Icyo gihe ni ukuvuga ngo niba waremeye gushaka ugakomeza ukagirana umubano n'abantu waryamanye nabo, icyo gihe rero ni so forme y'abadayimoni, bisaba gusengerwa cyangwa bigasaba ubundi bujyanama bwihariye. Yego, murakoze cyane kuri iyo ngingo. Nizera ko abantu benshi bari kugenda bafashwa na zino ngingo, kuko ibi bintu abantu bagenda babinyuramo mu ngo zabo cyane rwose, nubwo bitavugwa, ariko mu by'ukuri bituma izo ngo zisenyuka, kandi ingo zijya kubaho zashyizwemo imishinga ikomeye, zareba uko amafaranga butwara. None iyo rero icyo kintu nk'icyo gisenyutse, ntabwo kiba ari ikintu cyiza. None ni uruhare ki rw'aba in-laws cyangwa se aba tuvuga nyirabukwe w'umuntu, sebukwe, bashobora kugira uruhare ki mu kubaka urugo cyangwa mu kurusenya? Kuko iyo urebye nkareka babango mukazana bumvikana nyirabukwe, ibintu nyine nk'ibyo ngibyo biterwa n'iki? Abantu babikosora gute? Byagenda gute? Aba babyeyi rero muvuze nyine ngo ni in-laws, ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko bagira uruhare mu kubaka, kubera ko n'ubundi nta mubyeyi wanga ko umwana we yubaka. Noneho cyane cyane ku bakobwa, iyo umukobwa atinze iwabo, ababyeyi mu by'ukuri pe barakomereka, barahangayika bakanakomereka cyane, bikagera n'aho batangira kuzavuga batari ko wabuze n'umusinzi. Urumva babwira umukobwa wabo. Yego, rero urumva ko nta mubyeyi wanga ko umwana we yubaka ndetse ngo yubake neza, ariko uruhare mu gusenya bararugira cyane. Urumva hari igihe ababyeyi bashaka kwinjira mu rugo rw'abana babo no gushaka kurutegeka.
bagashaka kurutegeka bagahereza amabwiriza umugabo bakamubwira bati rero dore ushatse uriya mugore ariko ushishoze ube maso ni umwana w'abandi nyabuneka natwe ujye utumenya ujye umugenera ariko natwe tugenere kandi ibyo ni inshingano z'umwana gufasha ababyeyi noneho iyo umugabo atabikoze yenda atari ukuvuga ngo ni ukwanga ababyeyi kubera ubushobozi buke ni ukuvuga ngo icyo gihe batangira kuvuga ko umugore yahinduye umugabo icyo gihe rero umugore akaba atangiye kuhazaharira icyo gihe nyirabukwe agatangira kumureba nabi bikagera igihe bagatangira kuduhira mu matwi y'umugabo urakumva hakabaho n'igihe noneho na nyirabukwe w'umugore aza ku muhungu we akaba yahamara icyumweru akahamara icyumweru nta mpamvu n'imwe atari ukuvuga ngo yararwaye yendaje kwivuza ahubwo gusakaza kugira ngo ajujubye umukazana icyo gihe rero iyo umugabo atari umugabo uzi gufata ibyemezo ngo wabwire nyina mubwize ukuri kuko buriya umugore iyo wamaze gushakana nawe burya ni umuntu mugiye kubana akaramata ariko nyoko ntabwo mwabana akaramata noneho rero ikindi ni imitungo aho agahita haza akabazo bajya bakunda kubaza abantu ntugire ngo ni ubwana ariko kibijya bikunda kuzamo umugabo bakamubaza ati se ari nyoko n'umugore wawe ninde ufite agaciro ka mbere mu buzima bwawe ubusanzwe turabizi twese kubavuga ngo kabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ariko Imana yavuze ngo si byiza ko umugabo aba wenyine ikamuremera umugore yari bizi ko na nyina ahari kandi ikavuga ngo icyo kizatuma usiga so na nyoko ugasanga ukajya kubana n'umugore wawe akaramata icyo rero kigaragaza ko iyo umaze gukora angajema yo gushaka uwo muntu mugiye gushakana ararusha nyoko agaciro noneho bari abarwanira imyanya y'imbere mu modoka z'abahungu babona abana bakazana baba bari gukora amakosa urumva umusore afite imodoka ariko afite n'umuryango noneho nyina akaza kumusura bajya nko gusenga ugasanga umubyeyi arimo ararwanira n'umukazana kwicara imbere ati uyu ni umwana wanjye ubwo icyo gihe nyine aba agiye kumusimbura keretse umukazana ariwe uhaye nyirabukwe icyubahiro akamubwira ati mbabarira wicare hari imbere bakabirwanira nyirabukwe yanga kujya imbere umukazana nawe akanga kujya imbere icyo gihe haba hajemo respe ariko iyo haje kubirwanira icyo gihe nyirabukwe nta kuri aba afite ni ukuvuga ngo ugomba kwicarana na nyiri imodoka ni umugabo ntabwo ari umubyeyi ndavuganira abana b'abakobwa sasa rero kuko nibo bava iwabo bakajya iw'umuhungu nk'iyo umwana w'umukobwa ashatswe mu muryango utaramushakaga hari ukuntu umubyeyi aba ashaka nk'undi mukobwa wenda ari umukobwa wamuhingiraga akamukorera imirimo yo mu rugo akumva ko ariwe azashingira umusore n'uwo musore akarambagiza undi mukobwa akaza muri uwo muryango uwo mwana w'umukobwa yabyitwaramo gute ni ugusenga nyine bakwanze wagize icyangwe ni ugusenga cyane ariko kandi ukanashishoza ugashishoza ureba niba umugabo agukunda cyane kuko iyo wanzwe ni waba w'umugabo n'umugabo akakwanga ahubwo ukaba utarashishoje cyane muri fiyansaye ngo umenye ko umugabo koko agukunda cyane kuko birashoboka ko ushobora kumenya ko umuntu akubeshya ni ukuvuga ngo muri fiyansaye hari uburyo ushobora kureba imico y'umuntu umuntu utakwitaho muri fiyansaye ntabwo aba azakwitaho mwarashakanye koko none ko hari ababita muri fiyansaye babageza mu rugo bigahindura isura icyo gihe biterwa n'uburyo amwitaho kubera ko hari igihe urukundo hari igihe rubeshya none ahubwo hari akabazo kaziye mu rukundo n'irarisi bitandukanye biratandukanye none umukobwa yabitandukanye ni ukuvuga ngo irari kugira ngo urimenye byajyana n'ibyifuzo by'uwo mugiye gushakana agusaba umuntu ushobora kukubwira ngo muryamane njyewe ndi umukobwa ndamutse ndi umukobwa ni ikimenyetso cya mbere cy'uko afite irari cy'uko amfitiye irari icyo kintu cyo kundarikira ngo turyamane tutarabana nshobora gushyiraho point d'interrogation ngatangira kugira amakenga hakiri kare kuko irari n'urukundo hari igihe bitangira bisa ariko iyo haciyemo igihe irari rikuramo akaryo kare cyane rwose nari ngiye kuvuga ku kindi kijyanye n'umutungo ku babyeyi ni ukuvuga ngo hari igihe ababyeyi basaba ibirenze urugero
umwana wabo. Noneho bigasa naho bigiye kudindiza iterambere. Noneho umugore yatangira kugira umugabo inama amubwira ati ariko sheri ari ibintu ndi kubona bitameze neza, ese ko mbona none umutungo wose usa naho ushaka kujya iwanyu, twe tuzatera imbere dute? Kandi koko bikaba ari ukuri, kuko hari igihe ababyeyi bashobora gusaba umwana wabo w'umuhungu bakamusaba ibintu birenze urugero. Icyo gihe nabyo bishobora kuba byateza amakimbirane. Ariko hari n'abagore ba Sawuli ngo bajyana, niho cyane ahubwo kurenza abagabo. Bo ni cyane bakunda iwabo cyane kuruta uko bakunda iwabo w'umugabo. None icyo kibazo cyo nticyateza cyane rwose, cyateza amakimbirane. Kiri mu byateza amakimbirane. Mu bintu biteza amakimbirane, ikintu cya mbere ni cya kindi twavuze, aho umuntu ashobora kuba afite aba ex, noneho agakomeza akagirana nabo umubano kandi yaramaze kugera mu rwe. Iyo rero bimenyekanye cyane cyane kuri kote y'umugabo, ntabwo ni icyaha umugabo atihanganira, biba bigoranye. None tugenda tunagana no ku musozo, ingaruka z'ibikomere mu gusenya umuryango. Abantu bafite ibikomere bavanye mu miryango bakuriyemo, ibikomere bumvanye. Hari igihe uganira n'umugabo washinze urugo ugahita uvuga uti njye sinazara, niba ari uko bimeze yewe reka mbe ndetse. Cyangwa umugore washinze urugo ugasanga nayo ibikomere afite, noneho ibyo bintu kubibwira abakiri bato bikabakomeretsa. Cyangwa se umuntu agakura mu muryango abona nyina akubitwa, hari umwana w'umukobwa, cyangwa abona nyina ahohoterwa. Nyine ibikomere bigira ingaruka ki mu gusenya umuryango? Icya mbere ni uko muri fiyansaye umuhungu n'umukobwa bagomba kubanza kubwirana ibikomere, amateka, amateka yose, mbega ntibahishanye, bakabwirwa twose n'akarimurori twose bakatuvuga. Niba umukobwa yanarabyaye akabivuga kugira ngo bitazamenyekana nyuma. Niba yarafashwe ku ngufu akabivuga. Niba yaranzwe, niba yarabyawe mu buryo butemewe, kuko hari abana bitwa enfant désiré, ni umwana uvuka ariko atarakenewe. Icyo gihe umwana uvuka atarakenewe akazakura, cya gikomere aragikurana. Ariko iyo babiganiriye ubwabo baravurana. None ko ibyo bintu bishobora kuba defu, ushobora kubwira umuntu bikarangira kubenze muri fiyansaye pasi, ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye gutakaza umuntu wakunze. Kamara ntabwo ari uwo nguwo, kandi iyo akwanze nacyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko atari uwawe, kuko n'ubundi iyo mwari kuzabana ibyo bikomere ntabwo yakwangira icyo kintu. Ibyiza ni ukubivuga kuruta kubiceceka. Iyo mubicecetse bigira ingaruka kuruta kubivuga, kuko kubivuga bituma unamenya umuntu mugiye kubana uwo ari we, niba koko azagukunda. Kuko ushobora kuvuga uti njyewe navutse yenda mama ari indaya, umuhungu akavuga ati mpaye inka, ubu singiye gushaka indaya. Nta kibazo niyo yabikeka aricyo, kubera ko wowe umubwije ukuri kuri kote yawe, nta kibazo gihari. Ariko mu gihe umuhishe ejo akazabimenya, nibyo bitangira kujya bigenda bigabanya rwa rukundo, ya fondasiyo ikagenda iri guhirima y'urukundo, bikarangira urugo rusenyutse. Yego, rero ibyo bikomere kubyirinda, ikintu cya mbere ni ukubivuga mbere, hanyuma icya kabiri ni uko ibikomere bikira. Ibikomere burya birakira, biravurwa bigakira, nk'uko igisebe cy'inyuma kivurwa kigakira, n'igikomere cy'imbere kiravurwa kigakira. Kuko umwana ashobora kuvuka adakunzwe, akaba hadakunzwe, noneho yajya ku bana akaba hari wa muntu uba mu bwigunge. Noneho umugore yaba ari nk'umugabo wabaye hatyo, ari umwana w'umuhungu wabaye hatyo, akajya avuga ati n'umugore wanjye ndabizi ntabwo ankunda. Icyo gihe kubera ko atakunzwe, akajambo kose azajya abwirwa kazajya kamukomeretsa, kuko n'ubundi ntiyigeze abona abantu bamukunda. Rero birasaba kubivuga mbere, ariko bikanasaba no kugira ngo uwo mwashakanye ashobore kwihanganira bya bikomere. Ubundi abashakanye baba bagomba kwihanganira amateka bagiye banyuranamo, kuko abantu bajya gushakana ngo ari de guverinema. Burya abantu bajya gushakana ari guverinoma ebyiri zitandukanye. Umwe azana amategeko ye, undi akazana ye. Umwe akavuga ati sindya ibi, undi akavuga ati nkunda kuryama kare, undi akavuga ati nkunda kuryama nkererewe. Ibyo abantu bajya babihuza, kuko n'ubundi ntabajya
babana bahuje byose, noneho bigasaba imishyikirano kugira bazumvikane. yego. none ni uruhare rw'itorero mu kubaka imiryango. Uruhare rw'itorero birumvikana ko itorero n'ubusanzwe umuryango ugereranywa n'itorero. Itorero rero muri rusange, iri torero nyine dusengeramo, ni ukuvuga ngo rigomba kugira uruhare cyane, kubera ko n'ubundi abo bashumbye ni ba basore bazashakana, bakora amafiyansaye bari mu itorero, bagashakana bari mu itorero, bagasezeranywa na pasitere. Urumva, pasitere aba agomba kubanza kuganiriza abantu bagiye gushakana no kubabaza ngo mbese mwaraganiriye mubwirwa byose. none ko hari igihe baza bafite igihe gito bari bwige ibyumweru 2 cyangwa 3 bagahita bakora mariage. Iyo nayo ni defiance y'itorero, ni amakosa, intege nke z'itorero. Yego, ubundi abageni bakagombye kwiga byibuze amezi 2. Rero pasiteri, sinzi niba hari ikindi wabwira abadukurikira, ibibazo twibazaga twagira ngo dusangize byari bigeze ku musozo. Undi uzagira ikindi kibazo cyihariye azacyandike muri comment. Nizera ko umushumba twongeye kugukenera kugira ngo ugire ibyo dusobanurira, watubonera umwanya nubwo yabigoranye n'inshingano nyinshi, ariko nyine nk'ikintu wumva kikuri ku mutima wavuga dusoza, cyo gusoza rwose wakigeza ku bakurikirana wa Talk TV muri kino kiganiro Impamba y'Ubuzima. Ikintu nasoza, ikintu cya mbere ni uko gushaka ni byiza, kuko Bibiliya iravuga mu Migani 18:22 ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza kandi agira umugisha, akaba ahawe umugisha n'Uwiteka. Bivuze ko umugore ari umugisha, ariko n'umugabo ni umugisha. Abantu bakwiriye kubana rero batabeshyana, abantu bakwiriye kubana, kuko nk'ubu hari ijambo nyine ryateye rya sherisheri, ariko abantu bakaryitana, mu by'ukuri ubona ya makimbirane yarabishe, usanga barakoze na separation de chambre, batanakirana mu cyumba kimwe, ariko bitana. Ibyo rero n'uburyarya ntibyari bikwiriye. Noneho ariko sheri nyambona niba yagiye kugura inyanya, umuntu afite sheri wangiye ngwino nkugurisha inyanya, atari umugore wawe cyane nko mu masoko bajya babikora. Oya, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Oya, ni bibi, kuko sheri ni ijambo dushobora kuvuga mu zindi ndimi ariko ryaba rirerire. Nta muntu wakagombye kwita umuntu utari uwe ngo ni sheri. Oya, ni bibi. Turagushimira rero pasiteri, abantu nibakore subscribe, share na comment kugira ngo tumenye uko mwakira ibiganiro byacu. Numva wasoza usabira umugisha abantu unabasengera kugira ngo tugane ku musozo. Hanagushimira cyane ko witabiriye ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye kandi nshimira abantu bose badukurikiye, bazumva kino kiganiro kizabaryohere. Abazabikenera koko bazajye muri comment, nibatubaza bazatubona. Abakenera nimero yanjye yenda kumbaza ibibazo, yenda bafitanye ibibazo mu ngo, ni 07 08 51 54 38. Abari hanze y'igihugu ni ugushyiraho ya kode ya Prisi 254 ya hano muri Kenya, kuko niho ndi kubarizwa. Murakoze cyane. Turaza no kuyishyira muri comment hasi section, irabirimo aho wabonera pasiteri Muhire kugira ngo ukomeze, kugira ngo akwagure, anagusengere. Ijambo ry'Imana yavuga ngo twubahe abatuyobora, kandi ni umukozi w'Imana ufite amavuta y'ubushumba. Nanjye niwe uncumbye, reka dusengere tugere ku musozo w'ikiganiro. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye ubuntu bwawe tugiriye muri iki kiganiro, kandi twungukiyemo byinshi cyane kuri ikiganiro cy'ingo n'ibitera ibikomere, ndetse n'ibishobora gufasha urubyiruko rwacu gushakana batazongera kwicuza. Turasabira urubyiruko muri iki gihe cy'iterambere rikataje, turasengera abahungu n'abakobwa kugira ngo umwuka w'Imana ave mu ijuru agere muri bo, kandi turabasengera kwisunga Imana no kwisunga Yesu Kristo kugira ngo urushako rwabo ruzakomere, ndetse tunabasabira kugira ngo baje bisunga gusenga
kubera ko gusenga gushobora gutuma umuntu ahitamo neza, kandi turasengera ingo ziri gusenyuka muri iki gihe kugira ngo uwo mwuka mubi atsindwe, imbaraga z'Imana zishoboze abashakanye guhitamo icyo bamaze guhitamo kugira ngo ndetse bazabone n'ubugingo buhoraho. Turagushimiye cyane kuko wumvise gusenga kwacu, kandi turagushimiye kuko kino kiganiro uzagikundisha abantu benshi, kuko nta kintu na kimwe kikunanira. Ubasha rwose kuzana abantu benshi kuri iyi cano bakayimenya ndetse bakayumviramo ibibungura. Urakoze cyane kuko wumvise gusenga kwacu. Dusabiye umugisha abantu bose badukurikiye, umuntu wese umuramburira ikiganza cyawe, kandi umuntu wese umurebe neza. Tubyambije twizeye mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Thank you.